Reka nongere mbasubize mwese mutagomba gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa kuri Niva Paula Vlog. Nimba utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ube wanshyigikira. Dukomeje rero n'inkuru yacu, akaba ari nacyo gice cya nyuma, aho rero iyi nkuru yanditswe hagendeye ku nkuru mamo y'ibintu byabayeho, nubwo muri iki gihe rero urukundo rwakonje mu bantu. Muri iyi nkuru uzasangamo icyo urukundo nyarukundo icyo ari cyo, uko wamenya kwihanganira ibigeragezo bikunda kuba mu rukundo, ndetse no kumenya guhitamo neza umukunzi nyakuri. Reka twikomereze n'iki gice cyacu cya kane, ari nacyo cya nyuma. Duherukana ubwo Ani rero bari bamwemereye urukundo, aho yagize ibyishimo bidasanzwe, aho amaze kumva igisigo gisobetse inganzo. Yashimiye Ken rero urukundo amugaragarije, amusezeranya nawe ko atazigera amuhemukira ubuzima bwe bwose. Basubiye mu birori aho abandi bari. Ken yakomeje gusuhuza inshuti ze, gusa icyaje kumutangaza ni ukubona Umutesi nawe yari yaje mu baje kumwifuriza isabukuru nziza kandi atarigeze amutumira. Ken yashatse kwanga kumusuhuza, gusa aravuga ati nta kundi nabigenza, reka mfe kumuha umukono ndetse anamuha ikaze. Ken yahise yisubiriraho Ani yari yicaye, yagarutse ubona yahindutse asa nk'ufite ibibazo. Ani biramuyobera, amubaza ikimuteye, amubwira ko abonye Umutesi. Umukobwa rero yatuje, amubwira ko ibyo nta kintu bitwaye, amusaba ko atagira agahinda kugira ngo bitaza kumwicira umunsi we w'amavuko. Ken yahise yumva bimushimishije cyane ukuntu Ani abanye nawe muri ako kanya. Nuko rero hakurikiyeho umwanya wo guha Ken impano zo kumwifuriza umunsi mwiza. Icyongeye gutangaza Ken kikanamutera kwibaza byinshi, nuko Umutesi nawe yari ari ku murongo bagombaga gutanga impano. Yamuhereje ubona yishimye, aramutungura, ahita anamusoma, amwongorera ati umunsi mwiza rukundo rwanjye. Ken rero yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, mbese abura uko abigenza. Gusa impano Umutesi amuzaniye ayishyira ku ruhande ngo aze kureba icyo Umutesi yamuhaye. Ibirori byenda kurangira, ababyeyi ba Ani basubiye iwabo, aho rero papa wa Ken yabahaye imodoka anabashimira ubwitange bagize. Ibirori birangiye, abashyitsi bose bamaze gutaha, Ken yagiye mu cyumba cye ngo arebe impano Umutesi yamuhaye iyo ariyo. Yibazaga impamvu rero Umutesi yaje kwifatanya nawe umunsi w'amavuko, ikigeretseho akanamutungura, akanamuha n'impano kandi mu by'ukuri atarigeze amutumira. Byohejeho byinshi ariko abura igisubizo, aho rero Imana yari itangaje, harimo isaha ya zahabu, ifoto y'Umutesi ndetse n'ibaruwa ifunikishije ibara rya roza. Ken rero n'amatsiko menshi ese afungura iyo baruwa, aho yari yamwandikiye amusaba imbabazi, amubwira ko amusaba imbabazi abikuye ku mutima, ko abizi ko yamukoshereje kandi ko amwinginze. Amusaba imbabazi, arambwira ati uramutse unyemerera urukundo ibi ntabwo byazongera. Nuko rero Ken byaramutangaje, gusa buri icyo akora, dore ko n'amashuri ye yari ari kuyarangiza. Ani we yari yaharaye, dore ko yari afite byinshi agomba kubafasha. Gusa nyine ukabona Ken ntabwo yishimye bitewe n'ibibazo cyangwa se ibyo yari amaze gusoma mu ibaruwa yandikiwe n'Umutesi, dore ko yari yatandukanye n'Umutesi mu buryo bitamushimishije. Ani yakomeje kumwumvisha ko ibyo bibaho, ko umuntu ashobora gukundana n'umuntu ariko kugira ngo amwikuremo bikanga, cyane ko iyo ari we wakoze ikosa nyine bigorana cyane. Umutesi rero yasubiye ku ishuri ariko ukabona ntatuje, rimwe na rimwe akanyuzamo akajya ajya kureba Ken iwabo, dore ko Ken yari yararangije, asigaye yarabonye akazi gasanzwe, akamusanga no ku kazi. Kubw'amahirwe makeya yageraga ku kazi, Ken amaze gutaha yagera iwabo se akasanga Ken nawe ntarataha. Bimbera iby'amayobera kugeza aho umuzamu wo kwa Ken yabwiye Ken ati umukobwa witwa Umutesi akunda kuza kureba hano, byaba byiza rero ujye ukamenya icyo yagushakiraga. Ken rero yafashe umwanya ajya gusura Umutesi w'ab'i Nyamirambo. Aho yahageze, Umutesi amuhobera n'ibyishimo, yishimye cyane, avuga ati noneho Ken aje kunsubiza nyine iby'urukundo namusabye. Tuhasanga wa mukobwa ngo ni Ani wamutwaye umutima, noneho ubu ngubu nta kintu bakivugana. Kubw'amahirwe make rero y'Umutesi, Ken yarinjiye aramusuhuza, bavugana byinshi, baraganira, amubwira ko yari aje kumenya icyo amaze iminsi amushakira. Umutesi aramubwira ati naragushaka kugira ngo nkoze nimba bishoboka twakomeza tugakundana. Ken yatazuyaje, yese amubwira ko bitakunda, ngo dore ko ategereje ko Ani asoza umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, dore ko haburaga amezi ageze muri 2 kugira ngo Ani ndetse n'Umutesi we barangiza kwiga.
Mutesi yahise aba nk'utunguwe nk'uguye muri koma biramurenga abura icyo avuga. Byari amaseko bivamo amarira, gusa nyine ubona nta kindi kintu afite cyo gukora, amera nk'urwaye. Gusa nyine karambwira ati ndemera kukuba hafi, gusa ntabwo nagusezeranya ko tuzakomeza gukundana, nta nubwo twakongera gukundana. Naragukunze, urukundo nigeze nkunda abandi, ariko noneho Ani yaje ari agaheza k'ubungubu nanjye simfite n'amahitamo, sinanamubabaza kuko burya kubabaza umuntu mukundana cyangwa se umuntu ugukunda ntabwo biba ari byiza. Mutesi rero yaje kubyemera barangiza amashuri, gusa Umutesi nawe kubera agahinda aba agafite, Kenny yaje kuganiriza Piyo wari inshuti ye. Piyo aravuga ati niyemeje kuzahoza uriya mwana w'umukobwa amarira, nimba yariyemeje kuva mu byo arimo byose, mu bagabo yajyagamo byose, akaba umwana mwiza, ati nanjye ubu noneho ndi tayari twakundana. Byaje gukomera rero, Piyo n'Umutesi baza kujya mu rukundo, barakundana. Ani ndetse na Kenny bo byarangije babanye, aho byari bishyushye cyane, inshuti zabo. Ubukwe budasanzwe, dore ko hari haje abantu badasanzwe muri ubwo bukwe, abayobozi bagiye bitandukanye, abanyamahanga bakoranaga na Kenny, abanyamahanga bakoranaga na papa wa Kenny, ndetse n'abandi banyeshuri bose bagiye bigana na Ani hirya no hino. Dore ko hari abana rero baturutse mu ngo z'abakire, ntabwo bari abana bakennye, bari bazanye n'abantu bakomeye cyane. Ubwo rero bwaratashywe, barabyara baruzukuruza. Gusa Piyo rero nawe na Mutesi byaje kurangira baje gutumira umuryango wa Kenny ndetse na Ani, ibintu bishimiye, baganira batuje, aho bose bagize urugo rwiza rutemba amata n'ubuki. Nkamushimira wowe utarahwemye gukurikirana iyi nkuru kuva ku gice cya mbere kugera kuri iki gice cya nyuma, bashishikariza kuzakomeza gukurikirana inkuru zose ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, yaba ibyo mu buzima busanzwe, yaba inkuru z'urukundo, byose rero bizajya bica hano. Ntibigahweme gukora subscribe cyangwa se mukore like, share ndetse n'ibindi. Ndabakunda cyane.